Okay, ngiye kubasuhuza mwese abitabiriye urubanza rwa Bwana Ndimubanzi urega Dr. Ndimukwabo kirego mu ncamake. Reka rero ubu ngubu duhereze ijambo Bwana Ndimubanzi urega Dr. Ndimukwabo aducishize mu ncamake kirego kinubwo cyatugezeho mbere gatumuha ijambo akitubwire mu ncamake kugira n'abitabiriye urubanza mwese mucyumve. Rero Bwana Ndimubanzi tubaha ikaze, tubaha ijambo. Yego murakoze muhungu wanjye nako bwana mucamanza. Uyu dogiteri rero mureba uyu mugabo yaranzengereje bwana mucamanza. Namuzaniye umuhungu wanjye Singiriyomba arwaye, ariko nta nubwo yaranarwaye cyane kuko iwacu niyo turwaye nta nubwo tujya turemba. Noneho umwana wumuzanira aramusuzuma, hari ibintu bajya bazana babajombagura kugeza ntabwo mbizi bwana mucamanza, ntabwo nizi. Rero umuhungu wanjye Singiriyomba aramuvura, arambwira ngo yapfuye. None se yera abajombaguraga ni imisumari ntabwo mbizi, ni ibintu babajombagura hakaza amaraso ngo arimo aramusuzuma, ntabyo nzi. Noneho birangiye nza kumva yuko ngo arimo arambwira ngo umuhungu wanjye ngo yapfuye. Bwana mucamanza, ikirego cyanjye ntabwo arango gishingiye. Ikirego cyanjye gishingiye ku bwishyu bw'umurengera arimo kunyishyuza, nanjye ubwanjye ntaza aho guturuka. Bwana mucamanza, nakubwiye ko nigeze ngera mu ishuri, niwe ubizi, ariko yabinyishyuza byose umuhungu wanjye yarapfuye. Dore hashyinguye epfo hariya. Bwana mucamanza, umuhungu wanjye wenda yaza kuba yarakize mba ndwana no kwishyura, ariko ndagira ngo mwumvarize ibintu anyishyuza. Arimo arambwira ngo hari amazi ngo yakarabye, ngo hari ubwiyo ngo aho yitumaga, aho yaryamaga, ku imiti yamuhaga. Bwana mucamanza, kugera naho amazi sinzi amazi yamuhaga, nanjye ubwanjye wanjye nari kuyamuha akayanywa, ariko arimo aranyishyuza amafaranga y'ibyo bintu. Bwana mucamanza, ntazi aho bituruka, mumumbarize. Kanze tumukubarize. Okay, rero Bwana Dr. Ndimukwabo ku kirego Bwana Ndimubanzi akurega wacyumvise, habwirwaye ikaze wiregura kuri icyo kirego. Oui. Je m'appelle Khais Lafo de Kinyanyohu et de Betezefo, de Quantianese, et Kinamiani. Je suis là. Oh my God. Gasopo, ntabwo pfunyura telefone. Ikinyarwanda. Ati, ukora ku bese. Iby'ibifaransa byawe asakira no kutubeshya. Ikinyarwanda. Mwihanganira ata. Ndimubanzi. Nasema Kinyarwanda. Navuze ngo ikinyarwanda cyari kimbo. Nikududuka wowe. Not understand Kinyarwanda. Vuga ikinyarwanda. Niba uzanze mpamagare Pandagari izi kumurira hano mahero. What? Namuvuriye umuntu. Yamuzanye amazi amezi 6 ajyanye mu bitaro byanjye. Ariko ngo nagashaka no kumereza amafaranga siko bira bitaro bira bitanda yarajyanye siko byaguzwe na mama we. Abiguze ku mafaranga yanjye. Byagomba kunyishyura amafaranga. Niba yaragize ibyagumuna agapfa, ntabwo ibyo wamwishe. Ngiye nakugerageje ko nshoboye ndamuvura. Umuntu binangira apfuye. None umuntu agashaka kunyishyura. Shiwari ngo wita kumubita. Shirani avosa kareka niyo. Urashaka kumubita ko mbona chatfatse vala hasa. Yesi ndi kumva impamvu ahubwo ndanga bari kundega, agatari kunyishyura amafaranga yanjye. Okay, ikibazo cyane nacyumvise, igisubizo cyane nacyumvise uburyo bireguye Bwana Dr. Ndimukwabo. Ikibazo cyane ngaruke kuri Bwana Ndimubanzi. Yego. Ko nzi ko ku bitaro nk'ibisanzwe n'ubundi mu bitaro twese iyo ugiye kwivuza muganga azakubwira imiti ikenewe ukishyura amafaranga akajya kugira ute kuyizana. Siko bimeze? Yego. Niko bizi nawe? Njye nakubwiye ko iwacu tudakunda kurwara, niyo turwaye nituremba. Ibyo bintu ntabwo bimenyereye. Aha rero nsobanurira uburyo yavuye umuntu wawe akageza mu kwa gatandatu. Agatse mu kwa gatandatu uretse mu kwa mbere utamwishyuye byagenze gute? Bwana mucamanza, ahubwo ni naho ruzingiye. Nsobanurira. Jewe mwana wanjye Singiriyomba mushyira Dr. Gasatsi arya Dr. Uzi ko bagufunga dogiteri mvuka mkwabo. Umumbaye Bwana mucamanza. Mr. Dogiteri mvuka mkwabo. Wica mu ijambo. Areka vuge ndaguhereza ijambo ryawe. Kandi ndikumva wowe niyo bakuregura ndakwigaho. Niyo warigurwa cyangwa utarigurwa.
ndakwigaho ranye gose ngende umuhanga komeza wigire Singiriyo mba wanjye naramumuzaniye aramusuzuma amaze kumusuzuma bya bindi nabonaga ngo arimo aramusuzuma nyina amushombagura ibintu birangiye amaze kumusuzuma arambwira ngo arakira je sinzi niba bishyura mbere niba bishyura nyuma icyo nzi cyo kanyishyuje umurwayi wanjye amaze gupfa erega bwana mucamanza ni n'ikibazo yari kunyishyuza se gute kandi arimo kumuvurisha amazi iwacu amazi no muri robine arahari rero urumva yagize isoni zo kunyishyura umurwayi maramuvurisha amazi kandi twanasize ni rero mpamvu kugira ngo umwana wanjye yaba yarapfuye ku kibazo cyane cyumvise noneho dogiteri ukamukwabo ikibazo cyanjye kiragira iti none ko numvaga ngo wamuvurisaga amazi ayo mazi ubundi wasanga ari nayo mpamvu wanze kumwishyuza kubera ko amuvurishaga amazi umudogiteri usaziye mu kazi avurisha ibindi imiti sobanura impamvu wavurishaga umurwayi amazi ikindi kibazo cyanjye k'umudogiteri uko bisanzwe imiti yishyurwa mbere ni gute wavuye mu amezi 6 kwemererwa icyo bari cyabanza ahereho bwana mucamanza abanza ahereho icyo ngicyo ni gute wavurishije umuntu amazi icyo ni cyambere cya kabiri gute wavuye mu amezi 6 abundi hera kuri iki cy'unsubiza utuvurisha umuntu amezi 6 uvuye mu amezi 6 utaramwishyuza habe na gito ni gute kwishyuza nyuma umuntu yapfuye asopo ngambira sobanurira neza je prononce répéter iyo tuvuga ngo akazi dukora tugakora dufasha abantu kamara gufasha abantu nyuma yazo iyo service twatanze ku baturage bikatuzanira inyungu hano bita amafaranga rero mpamvu dukora iyo service kugira ngo baduhereze amafaranga ntabwo dukora service kuko amafaranga gusa ahubwo tuyikora n'umutima ukunze udakunda ikintu urya ni wagikora yanzaniye umurwayi we banagiye gupfa ameze nk'akantu namenya iboko kako karagiye karazonga karwaye dukitwa mu maguru sinamenye igihe tuntu kari karwaye urarebye ubona umurwayi yari ameze nk'akamukesha yego Oh my god. ye uwo murwayi we naramuvuye ubundi kugira murebe ko akazi nkora nanjye mwarimo ndiseriye n'umurambo we ngiye kwita amagara ku bitaro bahite bawufunga none azajya gukingura arukamage miliyoni 8 nk'uko ubu nyine namugabanyirije nari namuvuye miliyoni 12 imiti yose yaratwaye ariko araza kumeza miliyoni 8 j'ai passé toi et la miséraveau okay je suis LNB les niveaux les secs du vol les niveaux les petits LNB sec bwana mucamanza arimo arana abundi mwamamagariye panda gati kabiparitse ari hanze kubona reka tworoshye ubuzima reka nsababwire wenda uyu mugabo burya nge nabaga ahangaha inzika ari ibintu byoroshye inzika ari ibintu agiye kuza akavuga tukumvikana tugataha none ndumva bigiye kuzamo inzego z'umutekano reka none ubwo nanjye ikintu cyari nikubwiye seriye mupfe ko uyu mugabo atari uraza kugura kurengana yewe nsinzi ibibazo nakubajije yego amazi wamuvurishaga byagenze gute oya ni serumu uyu mugabo yumvaga ko ntago ari amazi asanzwe yari serumu nawe Oh my god. yari ntago ari amazi yego niyo yitaga amazi serumu yego serumu okay ubwo none se umuvuye gute amezi 6 none uvuga ko kuvura n'inshingano zawe kandi naguvurira ngo kubw'amafaranga gusa uvura kuko ufunze umurimo wawe none ni gute uvura umuntu mu mezi 6 nta kintu wamwishyuza icyo kibazo nacyo kinsubiza impamvu ngiye namuvuye nabikoreraga nko kumufasha bwana muyobozi w'ikirenga perezida w'ikirenga w'urukiko njyewe yanzaniye umurwayi ntabwo namusubizayo burya iyo dukora serivisi kwa muganga batuzaniye umurwayi yenda gupfa ntabwo tubifata amafaranga mbere urumva turavuga ati umurwayi wawe uramutuzaniye mu rugero iyo batuzaniye nk'umuntu acitse nk'akaguru ntabwo twita tumuvura mbere yuko twasubiza amafaranga turabanza tugafasha umuntu tukamutabarira ubuzima mbere ukaduhereza amafaranga twarangiza tukamusigarana tukaduhereza amafaranga sasa natwe twakora iyo serivisi none iyo ugize umwaka agapfa urumva ugomba kwishyura serivisi twagerageje kugira kugufasha je pense quoi oui ça allait comprendre ok ndakumva kwigura kwa dogiteri nibuka mu kwabo reka nawe nguhereze ikaze bwana ndi mu banzi murakoze bwana mucamanza kumva ijambo dogiteri unkoroze mu mutwe uretse mu kanya gato nimara guhamagara mushiki wanjye uri icyangugu hehe icyangugu agakora ku mweko gake uzamara imyaka 9 mu kayisambaza baye mbikubwiye singiriyombo wanjye uramukurikira What? singiriyombo wanjye uramukurikira rekanzi icyangugu uretse urajura mbona buryo nakora kungutiya ku mweko
niyakora ku mweko Nato ndakandika. niyakora ku mweko azamara imyaka 9 nuko yisambaza Kubera iki? singira mbo wanje None bibazo n'amara Bana nzabigenderamo. Bana nzabigenderamo. Bwana muyobozi ngize ngo ahari ndi kuboneka ibintu avugiye aha ngaha nange kanamba nge muramaka n'abantu bose bitabiye urubanza ibintu avuze murabyumvisha ngewe ahubwo ariko hari ikintu kimwe nanjye mfite soko ku rwanjye mwene gatana zo kwa nyiramutotore gatine nyiro wa nyirabite ihangane ko muhamagaye nyuma y'imyaka iri naguhamagara ariko guturuka uyu munsi nyiramudende zo kwa nyiramudanira araje andengerere mwanza arafumukunda kabizira guturuka izi saha sogokuru wanje ndamukanga nyuma y'imyaka 100 sinziye cyo ndikumushikira barenze ntabwo yabarenze sogokuru wanje je nabijyamo nawo kongera kora amafaranga afite ntacyo takora muceceke nawe wongeye kuvuga ntabwo hinduye genda vuze ngo anaze kwagira tumuri arampisha sha mana rubanza ko ndabona ni inusa rubanza ndabona ari ibibazo nayo ndabigendera rero basi bwana doteri vuga mu kwawe ndakumva sogokuru tubabarire rwose tubabarire utuzanire basi ibigaragaza ko wavuye mu mbaye neza ukamuhereza imiti kugenda fagitire ubundi rero ko amafaranga atayama ngenge kuzana ibintu byose byemeza ko navuye umurwayi neza kandi nkamufara ku murongo ubundi amafaranga mwide ubwo rero ababitabiriye urubanza mwese mwabibonye pe urubanza ruragoye tugiye kwibera rero nuko tumaze kubona ibyerekana ko umurwayi yavuye neza cyangwa atavuye neza twamaze kubifata bya bwana dogiteri mu kanwa tugiye guhura n'akanama nkemurampaka babisubiremo babirebe neza nibasanga arengana arabikorwa nibasanga atarengana ubwo aracibwa urubanza bye gihe kibungo